ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 19 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwashimangiye umwanzuro wari warafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rutegeka ko Djihad, Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor uzwi nka Nestor na Kalisa John uzwi nka John bakomeza guhanishwa igifungo cy'imyaka itatu ni hazabu ya miliyoni 3 bari barakatiwe nyuma yo gusanga ubujurire bwabo nta shingiro ubufite. N'umwanzuro wasomwe kuri uyu wa 19 aho iburanisha ryari ryitabiriwe n'impande zombi. Umucamanza akabanza gusubiramo uko urubanza rwagenze kuva mu rukiko rw'ibanze kugeza uyu munsi mu bujurire. Mu bujurire burumwe mu baregwa yagaragaje uko abona urubanza rwe. Djihad yavuze ko yahamijwe icyaha atakoze, ashimangira ko nta ruhare yagize mu gusakaza amashusho y'urukozasoni y'ampano ndetse na Vava. Kwizera Nestor yemeye ko ari wo woherereje Kalisa John ayo mashusho, anasaba imbabazi ku kugabanyirizwa igihano. Kalisa John we yavuze ko nta bimenyetso bifatika bihari bigaragaza ko yasakaje amashusho y'ampano na Vava, agaragaza ko ubushinjacyaha butigeze bwerekana abo yayahaye. Ishimwe François Xavier we yireguye avuga ko ayo mashusho yayabonye nk'abandi bose ndetse ko hari n'undi witwa Joseph ari we yasakaje akoresheje telefone ye. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwashimangiye ko hari ibimenyetso bihamya uruhare rwa buri wese, harimo n'ubuhamya bw'abatangabuhamya n'ibikorwa byakozwe n'abaregwa. Urukiko rwagaragaje ko nubwo hari uwitwa Rukundo wagaragaye nk'uwasakaje amashusho bwa mbere muri groupe ya WhatsApp, hari uruhare rutandukanye rwagaragajwe ku bandi baregwa. Djihad we raporo ya cybercrime yagaragaje ko nta mashusho yasakaje akoresheje telefone ye. Icyakora urukiko rwasanze ibikorwa bye birimo amagambo yakoresheje mu kiganiro aho yavugaga ku mipuri y'Inyarugenge ijagaraye ndetse akavugamo y'ampano byarashishikarije abandi gushaka no kuyasakaza. Hashingiwe ku ngingo ya 2 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko ushishikarije abandi gukora icyaha nawe abihanirwa, urukiko rwemeje ko Djihad ari icyitso muri icyo cyaha. Kwizera urukiko rwavuze ko kuba yemeye icyaha mu bujurire kandi yari yagihakanye mbere bidafite agaciro mu mategeko, bityo ntibyamugirira umumaro. Ku ruhande rwa Kalisa John we urukiko rwasanze kuba yarahawe amashusho na akayohereza ku bandi harimo na cyangwe bigize icyaha cyo gusakaza ibikangurira ubushizi bw'isoni. Naho kuri Ishimwe Xavier urukiko rwemeje ko muri telefone hasanzwemo amashusho menshi y'urukozasoni ndetse ko yagurishaga, bityo icyaha kikamuhama nta gushidikanya. Nyuma yo gusuzuma impamvu zatanzwe n'impande zombi, urukiko rwanzuye ko ubujurire bwose nta shingiro bufite, rutegeka ko igihano cyari cyaratanzwe n'urukiko rw'ibanze kigumaho ku baregwa bose. By'umwihariko Kalisa John yategetswe no gutanga amagarama y'urubanza angana n'20,000 bitewe n'uko yaburanye ari hanze. Urukiko rwibukije impande zose ko zifite uburenganzira bwo kongera kujurira mu rukiko rukuru mu gihe cy'iminsi 30 uhereye ku munsi umwanzuro wasomeweho. Ibi bije nyuma y'uko umuhanzi y'ampano mu ijoro yo ku itariki ya 12 Gicurasi abinyujije ku rukuta rwa Instagram yasohoye ibaruwa ndende igaragaza ko yahisemo inzira y'amahoro no kubabarira aho gukomeza urugendo rwuzuyemo amakimbirane n'inzika. Icyo gihe yasabiraga imbabazi abari mu z'abakiriho Cyprien uzwi nka Djihad, Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor ndetse na Kalisa John aribo barigwaga mu gusakaza aya mashusho. Mu butumwa bwe y'ampano yavuze ko umuntu agenda akura ari nakamenya amahoro n'imbabazi bifite agaciro kurusha gukomeza kubika inzika zidashira. Mu ibaruwa yaranditse ati: ndifuza kubwira abantu bose ko nahisemo inzira y'amahoro. Ndifuza gusabira imbabazi umuntu wese waba afungiye ikibazo gifitanye isano n'ibyabaye hagati yanjye n'ibintu byagiye bivugwa kuri nge. Ntabwo nifuza gukomeza kubaho mu mwuka w'amakimbirane, urwango cyangwa guhorana ibikomere. Nifuza gutangira ubuzima bushya burimo ituze, gukora cyane no gukomeza urugendo rwanjye rw'ubuhanzi mfite umutima woroshye. Nizera ko kubabarira atari intege nke ahubwo ari ubutwari bwo guhitamo amahoro aho guhitamo inzika. Ndashimira abantu bose bakomeje kunyereka urukundo no kunyumva muri ibi bihe byose. Nyuma y'ibi tariki ya 16 yaje gutabwa muri yombi aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwavuze yuko y'ampano afungiye ibyaha
bigera kuri 7. Ibi ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa RIB Murangira Biteri kuri uyu munsi, yavuze ko afungiye ibyaha birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, gukoresha ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Ya mpano akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB Kicukiro, mu gihe dosiye ye ikiri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ibi bivuze yuko umuhanzi ya mpano ashobora kwisanga amageragere asanzeyo Djihad ndetse n'abo bafunganwe, aho abangaba ubujurire bwabo butagenze neza ahubwo bwateshejwe agaciro, bagakomeza guhanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 nyuma yo gusanga ubujurire bwabo nta shingiro bufite.